byose birihuta ariko kandi kugira ngo bitagusiga no kugenda ukagendana n'umuvuduko TV of course on YouTube. Reka tubashimira abagiye babikora mugiye mukora subscribe ndetse munagenda munakora kukazogera kugira ngo amakuru yose ajye bageraho, nabandi mutarabikora mushobora kubwirana mukagenda mubikora byashobora kuba byiza cyane. Ku gicamunsi cy'uyu wa gatandatu polisi y'u Rwanda yerekanye amabandi y'ibikoresho biri electronique harimo za computer, telefone. Abantu kwirinda kugura ibijurano kuko ufatanywe ikijurano nawe afatwa nk'uwibye. Berekanye abajura biba bapfumuye amazu bakagenda bagurisha ibyo bikoresho, kandi batangaza ko hazagenda hafatwa n'abandi kuko iyo hafashwe umwe agaragaza n'abandi bagenda bafatanya kwiba. Amakuru arambuye tuyakurikirane ku Muvuduko TV, tunabashishikariza gukomeza kudushigikira mukora share, like na subscribe ku nkuru zacu, gutyo zikagera ku bandi, mukaba mukomeje kugenda muduha umusanzu wo kudushigikira. Ikiganiro kirambuye turakibagezaho muri iyi nkuru ku Muvuduko TV. Abajura bo bazakurikirana, bazafatwa kuko iyo ufashe umwe akubwira undi, hafashe umwe muri bariya bituma hafatwa abandi bane baba batanu. Ariko ubutumwa dushaka gutanga cyane cyane n'ubugenewe abantu bagura ibintu bidafite aho biturutse, batashoje neza ngo bamenye aho biturutse. Ubundi ugurisha ibintu ufite aho bicururiza uhabwa n'inyemezabuguzi, ariko turagira ngo tubwire abanyarwanda nyamuneka bagura amateleviziyo, bagura amatelefoni, bagura buri kintu cyose bigaragara ko kidasobanutse, kidafite inyemezabuguzi, kidafite ugicuruza aho abarizwa, aho afite adirese, aho akorera, bigaragara ko ari umuntu ukora mu buryo bwemewe n'amategeko, azagira ikibazo kuko bigaragara yuko akenshi nkuko mwabyiyumviye yuko bashobora kuba baguze ibintu by'ubujura, kandi mu by'ukuri bagatuza umurindi n'abajura. Uko umujura aramutse yibye ikintu nk'uriya se musore, televiziyo ubundi yayimaze ntabwo kuba ngo afite inzu ashaka kugura televiziyo, aba ashaka kwiguraho amafaranga gusa. Abantu rero bitonde, bareke kugura ibintu byose babonye, amatelefoni, televiziyo cyangwa n'ibindi bintu bisa naho mu by'ukuri bibunzwa n'abantu badafite aho baturuka, badafite n'aho bakorera. Ku bajura rero ni ibisanzwe, bamenye yuko polisi iyo imenye ko ahantu hibwe ibikurikirana, bigatinda bigashyira kera ikazabafata. Afite ubwinyagamburiro niyo yacika akazagaruka muri iki gihugu yafatwa.